twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza kwakira mwuka wera ngo abahumure amaso mubashe kwibonera ibibera mu yindi si y'umwuka tutabasha kurebesha aya maso yacu. Nk'ibisanzwe iyi ni Hope Restoration tubahaye ikaze aho tugiye kubabwira ibimenyetso bitanu bizakubwira ndetse bikanakwemeza ko watoranijwe n'Imana kugira ngo izagukoreshe umurimo wayo ukomeye hano ku isi, ku buryo n'igihe uzaba utakiriho ibikorwa byawe bizahora byibukwa kandi n'izina ryawe rigahoraho, kuko uzaba warahinduye amateka yawe, y'umuryango wawe, ya sosiyete ubamo ndetse n'isi muri rusange. Mu by'ukuri twese turi abana b'Imana kandi dukunda kimwe, ariko nanone tugomba kwirengagiza ko muri twe Imana itoranyamo abantu bayo badasanzwe, ikabakoresha imirimo itangaje idasanzwe hano ku isi mu nzego zitandukanye, zaba iza politiki, uburezi, iyobokamana, ubucuruzi, ubuhanzi n'ubugeni n'izindi. Mu gutoranya aba bantu Imana ibiza ubushobozi bwabo kandi yizeye neza ko ibyo batoranirije bazabikora neza, bagasohoza misiyo yayo hano ku isi nk'uko yabiteguye. Bone nubwo nta muntu ugira uruhare mu gutoranwa n'Imana, hari ibimenyetso bikwereka ko watoranijwe n'Imana kuzakora umurimo ukomeye hano ku isi, Imana igasohoza misiyo yayo ibikunyujijemo. Ibyo bimenyetso ni ibi bikurikira. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko watoranijwe n'Imana kuzakora ikintu gikomeye hano ku isi, ni uko buri gihe wisanga uri wenyine, udakunda kuba ahantu hari abantu cyane cyangwa se kugaragara mu ruhame. Uku kwihugiraho no kudakurana n'abantu cyane ntibisobanuye ko hari ikibazo cyangwa se amakimbirane ufitanye n'abantu, ahubwo wumva kubaho muri ubwo buryo wenyine ari bwo buzima bukunejeje, kuko nibwo ubona umwanya wo kwitekerezaho, kuganira n'Imana ndetse no kwiyungura ubumenyi mu bintu bitandukanye by'umwuka cyangwa se mu buzima busanzwe. Uku kwibera bonyine kw'abantu batoranijwe n'Imana kuzakora ibintu bikomeye hano ku isi, kwihisha inyuma y'imbaraga y'umwuka w'Imana tutabasha gusobanura. Imana niba hitiramo ubu buzima bwo kwibera bonyine, ikabarinda guhura n'isi cyane kugira ngo ab'isi batabangiriza, bityo misiyo Imana yari kuzabakoresha igapfa. Muri make, Imana ibarinda guhura n'abantu kugira ngo batangiza icy'agaciro kibarimo. Mbese abo batoranijwe ni nk'aho ari ububiko bubitse imari y'Imana, bityo rero Imana iba igomba kubasigasira kugira ngo imari yayo itangirika. Bamwe mu bantu Imana yatoranije bari babayeho muri ubu buzima bwo kwibera bonyine ni Dawidi. Inyandiko zo muri Bibiliya zitubwira ko igihe kinini Dawidi yakimaze yibera wenyine, aho yabaga aragiye intama. Muri icyo gihe ari wenyine nibwo yize ibyo kurwana, aho yarwanaga n'intare n'amadubu byashaka kurya intama za se yabaga aragiye. Ubumenyi bwo kurwana yize muri icyo gihe nibwo bwamufashije kunesha Goliyati, indwanyi y'igihangange yari yarazogoroje Abisirayeli. Nanone Bibiliya itubwira ko muri icyo gihe ari wenyine nibwo yabonaga umwanya uhagije wo kuganira n'Imana neza, ngo kuko yaramyaga Imana 7 ku munsi. Si Dawidi gusa wari ufite uyu muco wo kwihugiraho. Yesu nawe ubwo yabaga afite misiyo ikomeye, yafataga igihe runaka akakimara ari wenyine, ubundi akagaragara ari uko agiye kurangiza misiyo. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko watoranijwe n'Imana kugira ngo izagukoreshe ikintu gikomeye, wigaragaza uko uri, ntabwo wishushanya cyangwa se ngo wiyambike isura itari yawe. Kuba abo bari bo no kutishushanya kw'aba bantu batoranijwe n'Imana kubafasha kubana n'inshuti nke ariko z'ukuri. Aba bantu batoranijwe n'Imana, Imana ibaha imbaraga z'umwuka zibafasha kumenya icyo abantu babatekerezaho ndetse no kubasobanukirwa vuba. Mbese mu gihe abandi bantu bagira ibyiyumviro 5 sensory organs, bo bagira ibyumviro 6. Ubu bwenge bw'umwuka butuma bamenya icyo abantu babatekerezaho, Imana ibubaha nk'igikoresho cyangwa se intwaro ibarinda abagizi ba nabi, cyane ko aba bantu baba bafite abanzi benshi. Nanone ubu bwenge bw'umwuka bubafasha guhitamo inshuti z'ukuri zizabafasha gusohoza gahunda Imana yabahaye hano ku isi. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza ko umuntu yatoranijwe n'Imana kandi ko imufiteho umugambi munini, nuko agira neza n'impuhwe bitangaje. Abantu Imana ifiteho umugambi bagira neza ihambaye ku buryo rimwe na rimwe abantu bakeka ko nta bwenge bagira, kuko usanga ibyiza byose bakora babikora nta nyungu biteze, kandi niyo bahemukiwe bakomeza kugira neza kuko baba bazi neza ibyiza biva mu kugira neza.
urugero rw'umwe mu bantu batoranijwe n'Imana wari ufite umutima ugira neza ni Yozefu. Yozefu yagiriwe nabi n'abavandimwe we kugeza naho bashatse kumwica, ariko nyuma yaho baje kumusaba ubufasha batanazi ko ari we warabamenya, arabubaha abagirira neza, ntiyabitura inabi bamugiriye. Ikimenyetso cya kane kigaragaza ko Imana igufiteho umugambi ukomeye ni uko ugira abantu benshi bakurwanya. Mu by'ukuri abo bantu bakurwanya ntabwo baba barwanya wowe, ahubwo baba barwanya ikizaba cyangwa se ikikurimo. Iyo Imana igufiteho umugambi ukomeye, uhura na byinshi bikurwanya bigusubiza inyuma. Urugero, Dawidi akimara gutoranwa n'Imana ngo ayobore ubwoko bw'Abisirayeli, yahuye n'imbogamizi nyinshi, aho yahizwe bukware n'umwami Sawuli ashaka kumwica. Mu by'ukuri Sawuli yafashe umwanzuro wo kwica Dawidi kuko yabonaga ko Dawidi ashobora kuzakora ikintu kidasanzwe. Ikimenyetso cya gatanu kigaragaza umuntu watoranijwe n'Imana kuzakora umurimo wayo ukomeye ni uko aba afite uburyo avugana n'Imana. Bivuze ko hari amabwiriza cyangwa se umurongo ngenderwaho akurikiza mu rugendo rwo gusohoza icyo Imana yamuhamagariye.